Mwaramutse neza bavandimwe cyangwa se mwiriwe, ni igicamunsi kitoroshye kuri tariki muri uku kwezi turi gusozera ku munsi wa nyuma, aho impanuka ibaye ahitwa Nyagatare Katabage mu n'umurenge wa Katabage mu birumvikana, ahazwi nka Kaduha cyangwa se mu Kajagi, aho moto zigera kuri enye zije zose zikagongana. Harimo umukecuru, uyu mukecuru bigaragara ko ashaje mu kigero cy'imyaka nka 65 na 70 gutyo, aho yarameze nabi cyane. Mu minota mike cyane bamugejeje kwa muganga kuri Centre de Santé Nyakigando, bahise batubwira ko apfuye ashijemo umwuka. Byagenze bite rero? Ikigaragara zari moto zigera nko mu 8 zari zifite nk'urugendo, hanyuma hari indi moto nayo yari iri kuzamuka, ihageze ibona buza umuhanda yo irihagararira. Agihagarara bavuga ko abamotari baje bakahita bamwurira, abo bandi bari bahekanye, hanyuma na mukecuru yari ahetse, moto zimuca hejuru. Byari bigoranye cyane, wenda kare nabahaye video uko byagenze byose gatanuko, kandi na polisi zaje kuhagera, hanyuma baza gutwara izo moto n'abamotari bari bariho. Bageze kwa muganga birumvikana, nyuma yaho nibwo umukecuru yaje gupfa. Navuga ni Imana imuhiruhuko ridashira. Hanyuma ariko abamotari mana y'isi n'ijuru, ejo umuyobozi yarari kubivugaho, itwara ry'abamotari bidafite gahunda. Ariko rwose abantu bafite ibinyabiziga mugabanye speed, impanuka zimaza abantu umunsi ku wundi, imanuka ntago byoroshye rwose. Nta kundi umukecuru yagiye, gusa n'abandi bahasize ubuzima, nta nubwo bakomeretse bikaze. Usibye umukecuru n'izabukuru nuko bigendemo. Ariko imiryango yabuze umuntu ikomeze kwihangana, aheza ni mu ijuru.